none umva ndabona wabaye ufite itoto ndetse n'uwabaye buriya muri iyi minsi rero muri iyi minsi babona ndi kubona amafaranga sha biragaragara ese wowe ntuzi ko niboneye ahantu ndi kuyora ngaho gufaranga agataro ndagenda bagahita barangura abakire n'abana beza sha uri mu bisubizo bye nta kibazo cy'amafaranga muri iyi minsi mfite higo ubwo abakene si yo wifitiye bibiri wifitiye ubugari n'inyanya mu nzu n'ibindi bibazo bihengeye n'abafite ubugari bibiri se nta nubwo ubutekereza uvuga uti se ejo mbabarira ibyo ni ibyo abakire bagira amasitoke mumeze muteze sha tumeze neza turashima Imana noneho ndagusaba ntuzongera kuvuga ngo uhora utsura nanjye ndiyiziye wabaho noneho ukubise inkoni impyisi pe ariko ratari ikintu kinzanye si ubu ntunseka oya ndaseka ntaramenya n'icyo umbwira se Sondi si bimeze bite sejo izi saha nta kazi ufite mabuja wawe ntahari nta n'umuntu n'umwana simba ahubwo shaka ngo ndiyo nje hano ngasanga ari wenyine uhari mba numva binshimishije nuko mvaga ndi gukubura ubise kisaho nimba nasoje nicaye nko muri salo nta muntu n'umwe uri kuvuga hano ntari buze paka ngezeyo kugira ngo nubwo mabuja wakanganye sigira ngo ndanamutinya cyane kandi cyagiye waraje umubonye utangira kwititizwa bakubajije ngo gasundi wajyaga kuvuga sunoga uzi cyagiye sundi ikikuzanye umva sha nyine hari ibintu numvishe urumva naraje hano ejo nje kukureba urumva kutari wamvugishije se sozi se bya bindi byanjye byo kuza nta nakubwiye n'iki urumva ndaza nyine kwa kundi kwanjye nza ninjira nsanga nyine mabuja wawe ahagaze ahangaha to aha ariko umva ibintu yavuze ikintu mbona watinye kumbwira ni iki ndetse ntabwo yibuka inkuru nakubwiye ubushize inkuru y'umuntu ujya umpamagara mugabo se umugabo nyine cyagiye nabitekerejeho mugana umwana wanjye yavuye mu ishuri byibuze ubushize burya cyagiye wasanze turi kuganira nayo ndi kumurema agatima ko ngiye kumushyira mu myuga yego ariko nakubeshye si iyo myuga ndayimushyiramo amafaranga nyakuri natekereje uriya mugabo ubundi akomeza anyiyegereza ari njyewe umujya kure mujya kure natekereje nibuka nze nemere dukundana sinakubwiye ngo ntunseke ntabwo ibi bintu nahorera kubiseka noneho wowe ari kumbwire nkawe uheruka mu rukundo njyewe nkubwiye ko nakundanyeho naba nkubeshye nigo se umbwire ukuntu nzajya nitwara mbese umbere umwarimu ibyo gusa ubu uri mu rukundo none se hari igihe ahamagara umushoferi akanzanira telefone ngo akira ngo arankumbuye ngo tuvugane tureba nkagira ngo hari ikintu agiye kumbwira nkategereza nkaheba bwa mbere nagize ubwoba ngo napfubishe imyenda y'abantu iyo niyo mpamvu mbona inzobe yitamura kuri ka gatelefoni kawe njya kubona nkabona nimero iramamagaye reka nkubwire ubundi kuba uri inshuti njye ntabwo nakugira inama mbi ikuroha hari igihe uriya mugabo ari wakubera wabera ikiraro Anete agasubira mu ishuri umva nyine mbwira waraje uruhagara hano mu gipangu arakubona oya ntabwo yambonye yarahagaze ahangaha kuri telefoni ari kureba hari nyine yavuze ari kuvuga buhoro buhoro urumva noneho nyine ndakingura kwa kundi kwanjye gusa amahirwe ni uko ntavuze ako n'urugi ntabwo rwavuze oya
nk'uku nguku nyine nje nkingura gutya amengeza niko naje urumva nsanga ari hano ariko ibintu ari kuvuga mu rero Jose reka nkubwire hari umunsi uzaza unyomba kuko mama Chris yakumena umutwe uzajye witonda kuzana ujye banza umage kuri phone mbazi nta mayinite nari ifite ahubwo umva siko mabuje ari umurozi nk'umurozi ibyo bintu by'uburozi bije ahubwo ngiye mbura ukuntu mubaye ndabizi agira amahane ukumva nagira nyine asigara nanywa akanakora n'ibindi biki byose akanarwana ariko ibintu by'uburozi byo bishyira ku ruhande ntabwo abikora yewe ubwo nawe uzi ngo ufite ngo mawe ijambo muzima ngo nubwo ngagira amahane uzi yanakica umuntu nyine umva nyine nkubwira ibintu bitumye nongera kuzana urumva naraje nsanga nyine ari hano kuri telefone ari kuvuga buhoro nyine none ari kuvuga ngo umva kuri uwo mugore ngarambangamiye ngo uhe mugore se menya ari shangazi wa Chris ngo ntago nshaka ngo kaza hano naho byo kujya gutekereza ngo umugore ngibiki ibyo ntago bikureba wowe Jose Annette wanjye azabifata ati ibiki nase we ubuzima murimo ntago bureba ahubwo wowe ugomba kungurira akantu kuko ngiye buriya iyo nama nakugiriye niyo uri kumva ahubwo reka nkubwire ubu ngubu noneho uri kumva ibi bintu by'ibigutiya n'ibintu by'ibitenge uba wakenyereye mu mabere nk'umuntu uri mu rukundo ntago mbigushakamo uri kumva kandi adahari sinakubwiye ko ari hanze kuba adahari nta kibazo ushobora no kujya kuvugana nawe video call nubwo uri umukene wabura fondote puderi ukimakiya neza ukigira Annette yazisiga nanjye nkisiga mbabarira rero nimba aha kubundi uturuka agataro kanjye ko nagasize hanze ntago bakiga ntacyo kari buba agataro se ubu ninde uri bujye kwiba agataro umva ikintu ndi kukubwira uri kumva nawe nyine ba nk'umuntu uri mu rukundo umbabarire kere sinzongere gusanga umeze ngo biriya bintu byo kwigira nka nyirantabwa wambabarire none se ani amafaranga yo kugura imyenda nakura he iyo myenda nayambara njyahe njya gucuruza agataro nese iyi ngiyi kubona umwanya uyambara mva agataro kanjye barakiba ese ubundi kuki wagasize hanze navugaga ni wabona umugabo wawe muri mwakoze ko umugabo wawe ntamuzi yego umva uzamubona reka ndikwiba agataro kanjye ba bantu batwara imyanda batagatwara sinabonye hari imodoka y'imyanda naho genda ariko umva iyo nkuru inkoze ku mutima buse buri rutaje iwacu ntago biba ngo nyine si bahora barwana nyine sinabikubwiye ari n'amakuru yarari gushaka uburozi wakinuwe bwo kumwica uburozi yi mani warabyumvisha kuri telefone je numvisha ariko ari kuvuga ati bamushakira uburozi amwica none ngo komeza nta wazakwica ahubwo je nase nekera ubundi wazavuye muri uru rugo wabaye nshakira kandi niba harimo uburozi uzizirika ku kazi yakubonye ukuze mani washatse kandi kazi ukivira siko nazakwica nihanganiye byinshi mu rugo ariko by'uburozi byo wa ngo mva ngo je singo nego ngo ndanga ahantu ngo hatuje ahanga uzasiga gahanga ushobora kuba warumvisha nawe numva nabi bavuze ati umva ukuntu mbangamiye ndashaka byibura kumwikiza urumva none ari kuvuga ngo bamushakira uburozi mu minsi 2 ahubwo nimba ukunda shangazi wa Chris man mubwire yitwararike kuri muramukazi havye niko bavuga muramukazi Jose nagwanya ngishuru kuko ndikunda rwose ibyo bintu n'inzozi warakunda ukunda urugo rubamo abantu babicanye birashoboka ko aryamye ukarota inzozi wangiza ukaza nuko nta mayinite nari ifite ngo nari bite nkuhamagara uraho ngaho urasamye ngo ruruga ngo ndarukunda uzarusiga bako gahanga ahubwo umva bye atansanga hano nabwo nyene kazanyicira ubwire shangaza umva nkubwire umva gira vuba noneho bwa burozi nabwemeye uza ahantu uramura mu kazi wanjye ngeze nako narabigutekerereje ibintu byose ndashaka kugira ngo murangize musaza wataraza
ubundi ni umva nzigira rusisibiranya se ahubwo uzamenya ko ari njyewe. Nta yandi mahitamo, nta kindi kintu ushobora gukora, ahubwo mbwira nabukoresha gute. Wapi ntabwo tujya twuzura, ni uguhura ni mu bibazo, ni uguhura ni mu bibazo. Ahubwo kereka mbuhaye wa mukozi wanjye akabumuha. Iyi nkashyira mu gikombe, mu kirahure, namara gushyira mu kirahure noneho akamushyira nk'umushyiriye amazi. Ako kantu sha umva azaza asanga namurangije. Ndashaka ko papa Chris azumva inkuru ko mushikiwe byarangiye. Uriya muryango urashoje se? Ndashoje. Ndashoje. Ndashaka gutaha. None se umamaze umwanya ungana iki hariya? Nta mwanya maze ariko ibyo wavuze nabyumvishe. Ese uko utakomanze ko? Chris nibuka ko ari wambwiye nimara gufura mitenza uri muri salo. Aho rero akira amafaranga yawe. Urumva? Gende pe. Genda. Ngaho genda. Mana ugikomanga pe use koko. Ubu ibintu byose navuze ababyumvise. Murakoze ariko mu Chris. Nanje ndo umubyeyi. Mfite umwana wenda kungana n'uwawe. Nyine ikintu nashakaga kuvuga buriya ariko ntunyumve nabi. Ntabwo ari ukumviriza. Buriya ntabwo ari byiza ko umuntu uguhemukiye wamwitura kumwica. Ese kandi ibyo bintu uzanye n'ibiki? Ntabwo nakwishyuye wa mugore we. Uri umugore mwiza ntabwo bereye kwica. None se ibyo ngibyo uri kubibwirana? Ni njye uri kugira inama? Wowe se wayigiriye? Ariko ubu narumiwe. Ubu ni njye uri kuza kwirirwa ubwira ubusabusa. Nyine ntabwo ari uko mbasuzuguye, ni uko numvishije uvuga kugambirira ibintu bibi. Kandi abundi se undi wajya ugenda amatwi wayafunze. Wishe nk'umuntu bakagufunga naba nsubiye ku isuka. Haguruka rero ugende n'inyambaro mbuzikura aha ngaha dore ko mama usa nuko mumeze. Izo nta muri kungira uzashaka abandi bantu yako nawe uzanazigira. Wowe se ubwo urorohewe? Nawe ntago worohewe. Chris mukumbabarira nyine. Ubundi hano uzajya uza muri uru rugo amatwi ujye asiga duhara ku gipangu. Urumva? Winjira amatwi wayasize uzana amaso n'izi ntoki n'amaguru. Ubundi ukora ibyo ukora amatwi muzongera guhurira ara kwidirishya. Hariyo by'igipangu ubundi uhita ufata amatwi yawe ugende ariko ukinjira ujye asiga hariya. Bose sinkunda ubure b'abanyamagambo. Ubu nanjye ubu ninjiriwe reka. Nta muntu ndi bubibwire. Ubu ninjiriwe nyine kabaye. Ngaho magurukira aha ngaha nyine ugende. Ariko ibyo nkubwiye ube wabyumvisha wa mugore we cyangwa wikura amata ku munwa. Chris ukoze. Aha dore ko mutagenzwa na kamwe ndabiza abagore b'iki gihe noneho abapfuye kabiri nk'abantu nimworoshye. Noneho ndagendesheje. None ubusemana yanjye. Uriya mugore se yabasha kubika ibanga? Uriya n'uwamuha bibiri yayafata akavuga none mba mbona ntazi uko ameze, mbona agiye kuzakwa ku gasi yirirwa muri uru rugo. Iyi diri ndayikinane. Shanga ariko nawe uba witonze ugakuza pe. Nitonze. Aha. Ese wajya usana Bivuge mama Chris yo. Ese mama Chris ke hano twaramumenyereye nyine wewe urana uko utaramamenyera. Numenyera nyine uzabona ari ibintu bisanzwe biri aho. Aha niba ari uko njyewe duhora dushwana.
nyine buriya njyewe mbona nyine mu muryango ibintu nk'ibyo ngibyo bikunda kubaho ariko bijya birangira noneho ngira ikintu kijya kinsetsa buriya haramutse hagize nk'umuntu wo hanze ubyivangamo uzi ko ariwe wabigiriramo ibibazo kubera uko mwebwe mubifitanye cyane si ujya ukunda kubibona wa mugani mu buzima busanzwe niko bikunze kugenda nk'uko nyine n'umugabo n'umugore bashwana bakanarwana umuntu yaza kubakiza ubakije akaba ari we ubigenderaho yareba nabi kuvuga agakubitwa nuko rero njyewe nyine biramba nabifashe nk'ibintu biri aho ngaho bisanzwe nizere ko utajya ugira utuntu tw'utugambo two kuvugahura ese ngewe ko mba nibereye hano igihe nari ahantu njya ariko si undi nabonye uri umwana mwiza pe uritonda nta nubwo uzerera rwose ntabwo njya nzerera nta n'abantu bajya baza no kunsura ubwo si ubwo wagenda nyine mama Kirisi uko urabona wagenda ukamusiga akazi kiwe ukagasiga numva ntabwo yazanimba kandi ibyo bintu twarabisezeranye njyewe mba nikeneye amafaranga rero nyine mba ngomba kuguma hano ngakora akazi kiwe nk'uko abishaka wamukira bye wamukira rwose wumve ngo buriya araza akagenzura agahera ku musego intebe akareba ko ziranaguye neza ameza umva uzi ko no kuri tapi agira gutya agakoraho agahita amamagara akambwira ngo suni bayo hano ubwo ubundi akimamagara gutyo mpita nangira gutitira rero hari akantu nakoze niyo mpamvu mba ndi kubikora nyine nigengesera ugomba kwigengesera muri twose nabonye utuntu twose twiwe aradukonda umva abashaka ko tuba turi ku murongo kuko nyine abona ibiwundi ahantu mu rugo ruba rurimo ibintu bijagaraye ni urugo ruba rurimo abana batoya kandi urabona hano nyine Kirisi amaze gukura ntabwo washyira ikintu ku murongo nyine ngo agikureho uko yiboneye niyo agikuyeho ubwonko aba abizi ko ari bugisubizeho ubwo nyine ni nawo umuco wa mama we aba agenda amutoza nabonye utuntu twose n'umubyeyi umva aradukontorora cyane rwose utuntu twiwe twose abonye adutonaho konti nta kantu kamucika mu maso ye nanjye rero nyine kubera tumaranye igihe maze no kubimenyera nta kintu biba bintwaye none se ubu ngubu ijoro ko ataraye hano ubundi ubu yaraye hehe rero rwose no kubeshye ntabwo ibyo bintu nabimenye njyewe iyo mbonye nsoje akazi kanjye none no guteka tukarya nkabona murariye na Kirisi yariye mpita nigira kwiryamira ibyo ntabwo nabimenye mba nshaka kwitaho n'akazi kanjye ibyiwe ntibyoroshye pe umuntu cyakora buriya uhamagare Kirisi umuhungu we umubaze buriya aba yahamubwiye kuko usigaye yarara atamubwiye wenda ushobora gusanga ubwo ari mama we yaba yamubwiye ntawamenya muhamagara umubaze arakubwira Kirisi ari hirya se ari hagana hirya wese ari mu cyumba cye ushobora kuba yashyizemo inka zabo gutera ajya yambara ndabona yaje niko Kiri usigaye witabisha amaguru umuntu araguhamagara ugaceceka nuko bakwigishije uzajya witaba nyogosenge nyuma yo kumvuna akaboko mumbwire ikibazo ntabwo nari ndyamye ariko se Kiri reka tuganire kandi tuganire nk'abantu badorega nawe umaze kuba umugabo umaze kuba umuntu w'umusore pe wagakwiriye kuba wumva ukuri mama yakubwiye nk'ubu ngubu yabashije kukubwira ahantu yaraye wabuze ahantu yagiye oya ese ubu ngubu urabona papa wawe ataragowe ari nawe musaza wanjye ibi bintu yazabyihanganira byo kujya abona umugore mu ma weekend akagenda akabiyongiye akaza igihe ashakiye aha utavuga wenda ko ndi kubateranya ariko si wowe nta kintu bitekerezaho nk'umwana ko kuvugishije ukuri ntiyakubwiye ahantu yagiye siko numva uri gukontorora mama cyane